hari ukuntu ushobora kubona abantu bagenda ariko batameze neza. Hari ikintu gishobora kuza mu buzima bwawe kikakumunga, ugasanga umutima wawe urava, ugasanga umutima wawe uraninda amashyira. Hari ikintu ugera ku mutima wawe kimeze nk'ikibuye, kimeze nk'ikibyimba cyanze kumeneka ku mutima wawe bitewe n'impamvu zitandukanye z'ubuzima. Hama lovelies, uyu munsi ntabwo ndi guseka, nta kintu gisekeje gihari. Buriya hari ukuntu byuka mu gitondo ugasanga nta kintu gisekeje gihari muri iyi si, ukareba ibintu byose ugatangira kubyibaza ukabata ko ubundi ikintu gisekeje ni iki. Ubundi abantu baraseka, ni iki gisekeje? Ikonomi imeze nabi, n'amafaranga hari ubuzima, uburwayi biki, ubundi turaseka ibiki? Naje gusanga buriya ari uko twese twijijisha tugaseka, ariko umuntu wese afite ikintu ku mutima kimubyimbiyemo, ikintu kimutera agahinda. N'abantu bose mubona bameze neza n'abirirwa baseka, they are not fine. Umwinjira ukamwinjiramo ukamucukumbura indani, ushobora gusanga ibintu bitameze neza. So ni ibiki ibintu bishobora kubaho mu buzima bwawe bikagutera agahinda kadashira ku buzima bwawe bwose? Icya mbere natinze, uzi kubura urubyaro. Uzi umuntu wabuze urubyaro, Imana ikamuha umugabo mwiza, ikamuha amashuri, ikamuha ubukwe bwiza, ikamuha urugo rwiza, ariko akabura urubyaro. Ukagereza imyaka 2, 3, 5, 6, 10, 15 warabuze urubyaro, uza ko gahinda. Ni ikintu ushaka kubana nacyo igihe cyose wabona abandi babyeyi batambuka bari kumwe n'abana babo, umutima ugashenjagura ukumva bameze nk'abari kuguharata mu mutima, kubona nko kugutera amacumu mu mutima. Icya kabiri, ubukene. Hari igihe wisanga ubukene bugukunda, ubukene bugukurikira, ubukene bukwisibambaho, ubukene bukwizirikaho. Baravuga ngo insuzanyo y'umukene ifatwa nko gusabiriza. Hari akantu nigeze kubona umuntu ari kubwira umwana we ati, mwana wanjye uzakore cyane. Iyo umukene ashuje abakire agira ngo arimo arabasaba, ubukene sheri bukakwizirikaho bukakuvaho, ukajya base njye naravumwe abandi babigenza bate kugira ngo bakire. Cya gatatu, kutiga. Uzi kugira inshuti zize wowe utarize, wavuga bakagucecekesha, wavuga bakagukosora. Kutiga kandi wenda atari bitanaturutse kuri wowe ari impamvu z'ubuzima zatumye utiga, cyangwa se ukabuza ikintu wenda warize ariko nturangize, bakakwimakaza ngo nuko nta makuru ufite kandi ubumenyi bufite, urukundo rufite n'umuhati ubifite byose, bakakwima opportunities, ngo nta kigaragaza ko wize. Uzi kuba wicara mu nshuti zawe zidudubiza uruzungu wowe utarwumva, zidudubiza urufaransa wowe utarwumva, bagufata nka zero, bagusuzugura. Hari umwana nzi w'inshuti yanjye, ntabwo ari umwana, n'umuntu mukuru, yambwiye ukuntu papa yari umubillionaire. Bano hari abantu bakira batarize, ariko haba habaye inama z'abakire z'ababillionaire bagenzi be, bakabaza ngo agahaguruka ngo bavuze nk'ibintu atumva, akababaza ese uyu nguyu yarabuze iki mwadusemuriye, ngo bakahita bamubwira imbere y'abandi bose ngo kanaka ngo bubiretse ngo wende buze kugusemurira nyuma inama irangiye. Umwana akurana igikomere gikomeye ku mutima, bituma akura waho kugira ngo ashake amafaranga cyane, ahubwo we yita cyane ku ishuri. Akunda ishuri nyine, aba ari ryo yiga kandi amafaranga nayo agiye arayabona. Ntiyagira menshi nka papa we, ariko nawe agira amafaranga kandi aba yaraneze kubera iki gikomere cyo kubona papa we atarize n'uburyo babafataga. Icya gatatu, uzi kugira indwara idakira, cyangwa ukaba ufite umuvandimwe ufite indwara idakira, ukabona umubyeyi wawe arwaye kanseri, cyangwa wowe ubwawe urwaye kanseri, diyabete, cyangwa ugize imvune, cyangwa urahiye, indwara idakira itazigera ikira, uzahangana nayo kugeza igihe uzapfa. Noneho shabura igihe wisanga uri umukene, iyo ndwara idakira uyifite, cyangwa ururwaye ukanarubura, mbese byose ugasanga byaguhuriyeho, ugasanga umutima wawe waraboze. Abantu bakubona ugenda uraseka, ariko umutima warashenjaguwe, umutima uraninda amashyira. None se uzi gutenguhwa cyangwa se guhemukirwa n'umuntu wizeraga, n'umuvandimwe wawe, n'inshuti yawe magara, n'umuntu wakundaga kurusha abandi? Umuntu wakunze kurusha abandi akaba ari ukugambana, akakuvamo, akagutanga, cyangwa se akagutaranga, cyangwa se akaguhemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi ariwe muntu wari warimitse mu mutima wawe, uzi ngo uyu niwe muntu wanjye, iyi niyo nshuti yanjye, iyi niyo nshuti magara,
uyu niwe muntu wananyitangira byakomeye yampa n'impyiko nabuze impyiko tubaye duhuje amaraso. Uwo muntu ukisanga watarigeze agukunda kandi mumaranye imyaka myinshi, waramutanzeho imbaraga zawe, waramutanzeho igihe cyawe, mwarakundanye, mwarabaye inshuti, umuntu wizeraga umwe rukumbi kuri isi akaguhemukira. Icyo ni ikintu gishobora gutera agahinda, umuntu ukajya umusanga wamubaza ati se kanaka agaturika karira. Ikiniga cyaramufashe adashobora no kuvuga icyamubabaje cyangwa ko byagenze. Ikindi, gupfusha inshuti yanjye, urupfu ntirumenyerwa. Gupfusha umuntu wawe, gupfusha inshuti yawe, gupfusha umwana wabyaye, gushyingura nyoko cyangwa papa wawe, gupfusha umuvandimwe mwotsi ibere rimwe, gupfusha inshuti yawe, gupfusha umuntu wawe, icyo ni igikomere kidashira. Hari filime nigeze kureba harimo umugore wapfushije umwana we, ariko yapfushije umwana we, papa we nawe yarapfushije umwana we, ubwo yari umuvandimwe we. Agenda karamurenze, aragenda abaza papa ati ariko papa ko nawe nzi ko wapfushije umuvandimwe wanjye, ko wowe mbona ukomeye wabigenjeje. Utaramubwira ati mwana wanjye, urupfu ntirumenyerwa, ntabwo wabizabyakira, ntabwo uzigera ubyakira ngo ube umuntu muzima ngo ubyibagire, ahubwo ugomba kwiga kubana n'ako gahinda. Ugomba kwiga kubana n'ako gahinda, ukagenda useka, umutima wawe ukababarira, umutima wawe ukabaho, umutima wawe ukishima, ariko indani uri kuva ufite igikomere kimeze nabi. Mushaka kucyuma ikintu gisekeje, ariko ntabwo ari ikintu gisekeje. Buriya kugumirwa ni ibintu bitera agahinda. Reka mbabwire, kubura umwana w'umukobwa ntacyo ubuze warakoze cyangwa utaranakoze, ari umwana w'umukobwa kandi utari na mubi, ukabona 35 iraje, 36 iraje, 40 iraje, nta mugabo ugira. N'abagabo baragumirwa inshuti yanjye. Use nk'umuntu w'umugabo ugiye imyaka 40 utarashaka kubera iki? Ugiye imyaka 45 utarashaka gute? Ni ukwihagararaho ukigumyagumya, ariko kugumirwa buriya birababaza, bitera agahinda, birakomeretsa. Urireba ukibaza ikibazo ufite, ukireba ukibaza aho uva n'aho ujya, ukireba inshuti yanjye, ukibaza nimba waravumwe, ukibaza nimba wararozwe, ukibaza nimba ari imico mibi ufite, ukibaza bikagucanga. Kugumirwa buriya bishobora gutera igikomere utazakira, igikomere utazapfukiza. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu abana n'ikibyimba gikomeye ku mutima akababara, ni ukugira ingeso yakunaniye. Burusha kubona umuntu ufite nk'ingeso mbi, wenda tuvuge nk'ibiyobyabwenge, urusimbi, wenda kurwana cyangwa n'iyindi ngeso iyo ari yo yose, warangiza nyine mukamutuka, mukamwita ikigoryi, mukamwita icyomanzi, ikinani, igiki, ariko nyamara nawe iyo ngeso atari uko ayishaka, agerageza kuyikuramo ariko bikamunanira. Ntako atagize, abizi neza ko uburyo aba atari uburyo bwiza bwo kuba, abizi neza ko abantu bamucira urubanza, nawe bibona ko ibyo akora biteza abantu ibibazo, biteza ipfunwe umuryango we, byica reputation yiwe nk'umuntu, ariko kukireka kikaba cyaramunaniye igihe cyose akisanga muri icyo kibazo, igihe cyose akisanga muri icyo kibazo, igihe cyose akisanga muri iyo ngeso. Uwo muntu n'ubwo iyo ngeso aba yisangamo, wowe ushaka kumujajinga kubera ko iyo ngeso utayifite, ukavuga ngo yireke nyine, kuko nyine wowe wumva yuko iyo ubyutse mu gitondo ukavuga ngo ngiye kureka ikintu kireka kubera ko ubwonko bwawe bukora. Nakoze video nyinshi cyane zijyanye na addiction n'uburyo ubwonko bwacu bureactinga kuri addiction, ibiyobyabwenge bitandukanye, ngaragaza ko n'ubundi nyine umuntu ubirimo aba ashaka kubivamo ariko adashoboye kubivamo. Ishaka kuba ari ingeso yindi udashobora kuvuga, ingeso, akantu k'akageso wihishe mu bwawe utazi. Genzi nk'abantu ubusanga igihe cyose afatirwa mu kintu cyo gushaka gufata abana batoya ku ngufu, ugasanga n'akageso kamuri, yabonye umwana muto yaba yumva ari we yaryamana nawe. Tekereza se ko abatabizi ko ibyo bintu biteye ubwoba, yego turabajajinga tubati tubakore ibingibi, tubafungisha imyaka igihumbi, imyaka ingahe, nibyo koko bakwiye no gufungwa kuko ni ikibazo kiri mento, ni ikibazo cyo mu mutwe, ariko iyo ngeso kuba yifite ubwabyo bishaka kumushenjagura umutima, bishaka kumushenjagura umutima, akabana n'igikomere ku mutima. Okay, so ibintu ni byinshi cyane bishobora gushenjagura umuntu umutima. Ni byiza kumenya nyine ikibazo ufite, ukamenya uburyo wagisohokamo nimba bishoboka. Bitanashoboka menya ko it's your cup of tea, it's your cup of tea. Umwe wese afite cup of tea, some kind of bitter cup of tea.
umuntu wese hari agacyayi amiraho gashaririye shere, nanjye utazamara gutya, nanjye mafite ibyanjye bishaririye mira, nawe ufite ibyawe, n'akana afite ibye, n'undi wese afite ibye. So ni byiza ko ukomera ukamenya ko it's not only you, ntabwo uri wenyine muri iyi si, ntabwo abantu bishimye nk'uko bagaragara. Rwana intambara yawe, kandi bavuga yuko ngo Imana itaguha ikigeragezo wowe utagishoboye. Nubwo njye Imana ari byo nyuramo nkumva rwose urangerageje cyane pe, simbishoboye mbabarira. Yo guys, anyway, thank you so much for listening. I hope this helps.